kugira ngo ncunganwe ni iminota kuko ari iminota nshakara kwisigariza yo kuniga uyu mwuka yebaba ndamuhotora uyu mwuka ndamugagaza nanjye ndamutera igicuri uyu mwuka ugucanganyukisha ugataha nta raporo yuzuye kandi ari akazi k'iminota ingahe no ayiwe uyatima Marorance Patricia n'abavandimwe bari Rubavu bagobo kubaha abana n'abandi bategereje urubyaro ntazi yego rata uyati mama wacu urakoze cyane nawe Mirindo witeke kugereho uyati shimwa mana warakoze kuduhuriza kuri iki gicaniro uyata mahoro aya watugereho mwami uyati turagushimiye mu bye kudusengera uyata mena uyati uwo mwuka pe uyati inzozi mbi nsigaye ndota zitsindwe mu izina rya Yesu uyati umwuka mubi pe uyati Imana impindurira ubuzima uyati Imana imbaraga zo kwizera uyati mama unsengera imipaka yugaye Imana imipaka turaje tuyugurure pe tukombeye kujya hakurya tukajya kuruhuka uyati uwo mwuka uvi wanjye mu izina rya Yesu uyaragira ati Imana impa amafaranga inyishurira amadeni uyati nanjye umwuka wamucanganyuke umbe kure mu izina rya Yesu uyati Yesu ashimwe mwami nzi uko ushobora byose yego uyati uwiteka izi message rero ndabona zaje inshuro nyinshi ubu tugiye gusenga n'ubundi dore ya minota isigaye hanyuma ndaje mbasengere Imana igire ikintu ikora ndaje tunigagura uyu mwuka ugiye kukwirukanisha uyu mwuka ugiye gutuma usezererwa ku kazi warize uyu mwuka ugiye gutuma abana bize udushuri duke bagusimbura warize ukagera kuri doctora uyu mwuka utuma wirirwa mu rugo bukira udashashe bukira udakarabye warabaye kiriwaya yakiriwa nzenze uyu mwuka ukurindagiza kugeza ubwo ujya mu ishuri ukagisubiza ibyo mwarimu atakubajije uzi ko uyu mwuka utuma usubiza ibyo mwarimu atakubajije ugatana birotiri w'imibare ya mobile money uyu mwuka utuma ujya gusura umuntu wahagera ntimuganiriye nta kintu umufashije nta kintu mugezeho kabuze uyu munsi kumfira ubusa uyu mwuka utuma iminsi bapfira ubusa uyu mwuka ubacanga uyu mwuka utuma murya nabi bigatuma urya ibiryo by'imishyushyo waguteye n'ubunebwe bwo guhatikira ukumva ufite ubunebwe bwo guhatikira iwe warabibonye ukuntu umwuka ugira kata ukumva ufite ubunebwe bwo guhatikira ukumva waguha igitoki ariko ukumva ntushaka kugitonora uyu mwuka uragatsindwa uzi ko uyu mwuka ukwicisha inyota ukumva ntari ahantu kujya kuhafata amazi ngo nywe ari kure uyu mwuka agenda wishuriwe mu zindi mbaraga nubwo ndi kuvuga mu mbaraga zoroshye nawe uhishuriwe mu rwego uje witendetseho umwaku witendetseho umwaku wari wararanye gahunda yo kujya guhura n'umugisha uyu mwuka ukakudeviya ukajya guhura n'imivumo ukajya guhura n'amagambo uyu mwuka waje wambaye imbaraga zikudeviya ukajya kwakira ibinyuranye n'iby'Imana ukajya kwakira ibyo kwa Farawo kandi ibyikananu bisize uyu mwuka turawumenaguye mana uyu mwuka mfasha tuwumenagure ndumva nshyigikiwe n'ubutatu bwera Imana data Imana umwuka wera uyu mwuka uguteje ubunebwe ukaba utajya gusura umwana wawe ku ishuri nizi sahura umugore udakora ariko no gusura abana ku ishuri byarakunaniye uyu mwuka utuma utakoresha umwana homework ukumva warangije umwuka akakwicaza hari wabikoze neza uyu mwuka ndawumenaguye nshegekira menagura uherereye hose ngwino duhonde mana yanjye bazinagura yanyundi wiki ruhanda rwa bibiruza duhondagure uyu mwuka ku bantu umva undafata ikimamiro ufata isafuriya n'imyuko byose n'imidaho uhondagura kuko uyu mwuka ndumva ashaka kumenagura ku bantu bari hano n'abazakurikira nyuma n'abazakomerezaho uyu mwuka urindagiza abantu mwuka ukoresha abantu ibyo bataramukanye wa mwuka wenda kumenaguye wafashe amaguru yateza ubunebwe ufata amaboko yateza ubunebwe ufata umutwe uteza ubunebwe utekereza gake kandi yarize cyane ndakumenagura muri iki gicaniro ndakumenagura uyu mwuka utuma ibiganza bidakora uyu mwuka utuma abantu bagushyanga inyuma y'ishyamba uyu mwuka dore yugufashe uva imyaka 12 ariko wakurekura ugakora ku ncunda y'umwami Yesu ugahita ukira uyu mwuka
kure kure ndawumenaguye. Uyu mwuka wafashe Zakayo ahinduka umuswayire, igihe kiragera umurekuye ajya kurira igiti. Uyu mwuka nutakurekurura gwishangeyo, uyu mwuka nukurekure. Uyu mwuka utumye utagera aho badepoza, uhora uvuga ngo nzadepoza ejo, ibintu byose uyu mwuka ubishyira ejo. Ndakumenaguye, sinamenaguye bake. Wambaraga mbi zirindagiza ziturutse kuzima, izindi zaturutse mu barozi. Uyu mwuka uvuga ngo harya hariya ngo bazadepoza ryari, ngo nzaba nkorejo, ngo mu cyumweru gitango nibongera muzambwire ngo nzadepoza ubuta. Mwuka wenda komenaguye ngo kubitiye mu iteraniro ry'abera ababitongereye bakoresheje imiti y'ibyatsi nkore seje Bibiliya. Nkumenaguye ndi mu butware n'ubushobozi. Wa mwuka urindagiza abantu be, mwuka nakira nkoze iki, umuntu akarya nabi kandi firigozo ibiryo kubera ubunebwe. Wa mwuka w'ubunebwe wagiye mu maraso, tuma abantu bikurura ibintu bari gukora iminsi 5 bakabikora ukwezi. Ndakumenaguye mu izina rya Yesu. Ntabwo nguha agahenge akagabo gahimba kandi kataraza. Ndakumenaguye, shigikiwe n'ubutatu bwera. Umwami uganje aranshyigikiye, Imana yera iranshyigikiye, Mwuka wera aranshyigikiye. Ndikumva ngaragiwe n'ubutatu, ndikumva nkaze. Rebota kutaya deke teta kutaya. Ndakumenaguye mu izina rya Yesu wanesheje, nkwicishije agahiri n'agahinda, nko kubitiye hareba inzega, ngo kubitiye muri Zaburi sinzapfa nzarama, ngo kubitiye mu itangiriro mbere na mbere Imana, ngo kubitiye mu byahishuwe ndaza vuba, ngo kubitiye mu byakozwe n'intumwa tumaze gukira, ngo kubitiye kumenya sinamenaguye bike, ngo kubitiye mu nzandiko, ngo kubitiye mu butumwa bwiza twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, ngo kubitishije imbaraga zo kwizera mu izina rikomeye. Ndagushwanyaguje mu mbaraga mpabwa na Yesu, mu mbaraga z'ubushobozi, mu mbaraga z'uwatubambiwe, mu mbaraga z'uwadupfiriye. Wa mwuka we nguhinduye ubusa, wa mwuka we ndagufashe mu izina rya Yesu. Ndagutabaguye, ukuru urupapuro rutazongera guterana, ukuru urupapuro rutazongera guterana. Niko izi mbaraga n'abaguhagurukiye, ukuru urupapuro rutazongera guterana, niko imbaraga z'abaguhagurukiye bakuzubaza zitazongera guterana. Kandi abantu bose bakurwanya ndabatatanije mu izina ndabatatanije. Ukwizi inyandiko zari kuri uru rupapuro umuntu atateranya ngo amenye uko zimeze, niko batazongera kugusoma. Ukwizi inyandiko nanditse hano z'ibyifuzo mwampaye, uko bataziteranya ngo bakuremo interuro, niko ikuzimu batazongera kugukuramo interuro. Itangazo rya mbere,